cyangwa niyo yagiye kureba imbwa yawo kaba yajyaga kwiherera ikarira ikaboroga umuntu anduka kubera igitutsi andutse nkahita numva ni umuhanga ukujya wumva ko ari umuhanga yarandutse ndamwenda uyu mureza arashona kabisa azituka ngo kinyusi n'ibiyanda yagwiriye igitsina ngaye nguko niba ukunda guseka ndakurarikiye kuri Kirino Life ubundi wisekere kahave. My name is Altoke and I go by the name of Altoke cyangwa se Kisha makeya. Iyi ni The Caption. Nizere ko amaze gukora subscribe, reka turebe uko iyi live yari imeze ubundi uraseka imbavu zigushiremo. Kusinzire se mwana wanjye tagatonduka iwanyu ni nijoro oya bwace abantu baryamye saa moya za mu gitondo cyaryamye sawa za mu gitondo se ntangiye kumva noneho nkeneye akarinete ahubwo njye nanjye karamba amarinete kubera ukuntu nise mbyuka bazavuga tumba byuka n'ingofero ise nyamba murabanye kugumba nimo ndasa nabi ramaye tugiye kwambara ni Versace muzabo Joji sinasi muzabo dore nyakuye muri bodo banumva wari kuyambara umaze gukaraba mu maso nta gukaraba cyangwa utazarwara amaso y'amarundi niyo mpamvu nyambaye kabugero ibintu biri ku mihanda ubunguye kasuko bubereye nabi genda tena noye agisibizi neza ariko se ubu tugiye kuvuga intambara za kasuku twamuretse akazirwanira wenyine si umuhanga se sinabonye muri abahanga nawe urabizi ni umuhanga abyimenyereye urumva kuko buriya bavuga mu kinyarwanda ngo gendana n'umugabo mugakubitana ubu ngubu ushobora kubijyamo nawe bakagutamo nabibonye nikoreye agapositi kanjye njya kubona urabona ko kundi nyine ndi umunyabwenge ntajya afata impande nikorera agapositi kanjye nsigaye hagati urabona ko kundi ngo ndi umunyabwenge ngo ntajya afata impande none se yakoze iki niki yakoze nimba isobanura ndaba mbigiyemo bifite amahuriro na politike ubyihorera uko nguko bifite amahuriro na politike abyirwanira abyimenyera na politike nkubwire sinovugira hejuru iyo ibintu birimo politike sinovugira hejuru kanidurukira nawe ni uwacu gasuku ni uwacu nta muntu utari ngombwa reka nta muntu utari ngombwa nabo mujye mubona mukabona ntibari ngombwa buriya hari ibyo baba bashoboye hari ibyo baba bazi ngewe nka buriya ndabizi ko nka Godfather ndabizi ko nyine ibintu akora atari byiza ariko ntibikora ko ari umuhanga muri byo rero Godfather sinzi niba ari n'umuhanga kuzi ntabwo ndaho umwanya ibintu bye ngo bitindeho hari ubuhanga ntabwo ari ubuhanga ni talent kugira impano ukabuzi gutondekeranya nyine amagambo ahubwo n'igihe umuntu anduka kubera igitutsi andutse nkahita numva ni umuhanga ukujya wumva ko ari umuhanga yarandutse ndamwenda uyu mureza arashona kabisa azituka ngo kinyusi n'ibiyanda yagwiriye igitsina
ngwinda yagwiriye igitsina. hari akantu umuntu agutuka ukavuga uti yo. Ariko noneho abantu bafite ikibazo, barimo baravuga ati gute ushobora kugenda ngo kubera icyo ujya ukorana live na Dumba, ubizi ko Dumba ngo agiye kuzajya gutega imitego ugwemo. Narinzi ko wenda aribo bazayigwamo. Oya, uzayigwamo. Buriya cya gihe dukorana live hari akantu naguteze. Ubundi mu Kinyarwanda bakita akamashu. Akamashu rakaze. bakita rwagakoco. Buriya kanyobwa ngo. Ariko ngiye buriya ntago imitego yawe nyigwamo. Ntago nyigwamo mpumirije. Nyigwamo kugira ngo n'ubundi hayire rimwe, kuko hari igihe ubona byacecetse cyangwa ukabona nk'abantu batangiye kugira politike cyane. Ubona hakenewe ikindi kintu nyine cyatuma ibintu bikomeza kuba imyidagaduro ntibibe wamugani. Ntago rega politike ntago ari iyacu, buriya twe dukora imyidagaduro. Iyo rero imyidagaduro itangiye kwivanga na politike, njye mba numva ntari safe kabisa, mba numva bidakwiye. Aho niho nkahita mbacunga, nkahita ugahita ubacyura, ngo nkahita mbacyunga, nkahita mvuga ko nkandamwa. Urumva uko bigenda kose, njye ibyanjye buriya byose ntaho biba bihuye n'ibintu ntabwo mba numva ngiye bitari imyidagaduro. Ibintu bitari imyidagaduro ngiye buriya biba biri kure yanjye. None uzi ikibazo gihita kiba bihita birangira abantu bagiye bajya babimbazaho ngo nibi byagenze gutya. Natinya mbunda, mimi natinya mbunda sana. Chokora imbunda ugomba kwitinya. Chokora hari nahise mbitinya ku positive. Ndavuga ati ibintu nimbishyira hanze ni hamwe noneho showbiz ishobora gusha ikamara nk'imyaka 5 ikirimo irasha. Ni imyidagaduro. Byari imyidagaduro, byari imyidagaduro. Byari ibintu cyangwa byatujugumi. Jugumi abahungu bagushize w'indirimbo jugumi. Ntabwo si ibintu byose kuba ubinzanaho. Ujye kundakundana mu bintu bitandeba. Abantu bararusha. Barusha iki? Ibyo bintu guma wiririmbisha ngo funga macho mu ndimi zose, urumva? Udasohora music ngo turebe. Dore umuntu wavumbuye ko isi ari izenguruka izuba. Bahise bamwica muri mu gihugu cy'impumyi. Iyo ufite ijisho rimwe uvumbura ibintu ariko ufite na risk z'uko ashobora kugushyana. No kinyosireka ibintu byo gukina. Abantu bararusha ibintu byafunga amaso. Nawe turahangana. Abantu barusha ibintu byo byafunga amaso, ngo sinzi ngo mu Gishinwa, ngo sinzi ngo mu biki, ngo mu Bifaransa, ngo mu biki. Abantu bari baravuga ngo ya. Uri aba bantu nubwo ari ba boss banjye, ariko nta na rimwe njya nkora ikintu ari bo bakimbwiye. Sinzi impamvu umuntu. Siyo mpamvu bajya bavuga ngo boss wawe yaje kwica umuziki se. Boss wanjye se ko takodinga na katamitiramo indirimbo isohoka, uwo boss uvuga ntahuriye n'indirimbo yanjye isohoka, ntahuriye n'ibyo mpitamo gukora. Birangiye ibintu mpitamo gukora nibyo mbona bimfitiye umumaro. Uwo manager ataguhitira. No se manager yaje kunguka mu muzikira. Ubundi se ahubwo se mubaze Dumba. Ariko Kid yagiye tazanyita Kid wowe. Kid ntabwo kuri muri Kenya na Bruce Melody ntabwo bakwibye tureba numva icyo kibazo tureba. Kid ahise yirya umuntu w'umugabo baramwica. Oya nashaka kukibaza kubera iki kintu gishobora kuvuga ubugore. Kid boss wawe
no buja wamubwiye ko ugiye muri Kenya oya se mva nkubaza ikibazo kimwe none se ntari kubireba Kateye no kujya niba ariho kubera ko Dumba agira amatiku afata ba boss be bari abakorana mu byo gutema ibiti agafata nyine uko bakorana akazi instructions z'akazi ke akabizana ko by'Afrika no muri showbiz ntago ariko bikora ko mujugumiye ntago ariko bikora ko murimo murajugumiye umva ki boss wawe arabizi ko wajyanye na Bruce Melody arabizi kabisa oya hano tuba twaje gukorera amafaranga yisubiriye kwicara mwanirize cyane waretse nkabashyira nk'umuro waretse breaking news da breaking news nyine mubwire uriya uyu Kizi ninjye wamuvumbuye noneho boss we ahita abibona ahita kurobamo ariko ibyo ntibyagombaga gukuraho ko ngomba gukomeza gukorana nawe munyumvire cyane ko ibintu twakoranye hari byo byatumye uwo boss wamumenya mujya mu muranyumvi none se ndabeshya ariko uzi ko bivuze utagira ngo wenda ni ibintu byo kurabura kandi uzi ko nk'ibyo bintu uvuze biba birimo biratakinga no bujya direct uko nuko icyo bitwaye no bujya direct no kwataka country record direct hari ikibazo se kubataka sisi wabaye uko nabaye kwayingera wabaye ute ayiwe gera we uko nabaye kuramaze gera we urumva Kizi indirimbo ya mbere yakoze ikamenyekana twarayikoranye ari impari ninjye wayanditse abacuruzi ntiwari ubundi so ntiwari uhari ari impari ninjye wayanditse n'ubu studio kameze nka sauna twari codingaga tukajya hanze gufata akayaga Kizi Guhamagaye kanga Bruce Melody Kizi guhamagaye kanga Bruce Melody ajya abwira abantu ngo ntabwo ari njyewe wanditse indirimbo funga macho babwira wanditse akantu kamwe bita ngo sentemeka kandi nabwo nuko uri umugandi naho ubundi yo nabwo tuba tuzi ikigande twari gukiya igiswahili kirimo ninde wagishize ninde wamubwiye igiswahili kirimo si waje irimo boya hapana funga macho unauza ngapi nije wayikubiye nako turakaguhaye okay nta muntu ujye utwara credit ya Dumba mubimenyere niyo yashagati kukinyuza mu mail mugomba kujya muti akagati ni unauza ngapi muri funga macho ni ijambo ryanjye na sentemeka no mu Kigali nayo na amagambo yani bavuye mu gitondo banshakisha twavuye muri studio saa 11 za mu gitondo beje saa 4 za kumanywa ubwo kweri yo kwiryanjye ko mushaka bashakisha umunsi uri bamushakisha kegiri busy cyane ari nubo dore kasoko Dumba mangute paka ujye ukodesha akamodoka cyagiye waje muri ta ujye ukodesha akamodoka ni make 80 kuzuye ko Dumba ari mukuru ariko ndi kumwiyenza aho nanjye nyenze umva uzagikirana ba element bo mu ngana wa kintu uzagikirana ba element ni biki binutse mwana kandi ndaje nge live hano muri Kenya bari yaranje mani ibintu bikanuka bari yaranje uyu mwana Kenya na Uganda haba hari umwanda wa danje oya ntago ariko tuvuze abantu bari batatu nubwo ari huri ariko ubundi niko kuri oya niyo nabatari nko se sinavuga ko mu Rwanda hari isuku nyinshi nuko ari huzaza ubizi gute by the way next time ushobora kuza muri Afrika nkaza muri Kenya ko niho mfite abafana benshi n'abakobwa benshi nshaka kuzarongora Dumba ntago rero ibyo boro bya buri abafana babikunda banje
ako se kubera icyo wumva ko ugomba kunzana live yawe ukamfata ku munwa ntago ari ukugukandagira ku munwa uko ni ukunkandamiza ese Dumba uzi kuririmba turirimbire twumve Dumba yarambwiye ngo umukorere indirimbo urabizi ngo umukorere akaririmbo amana ari France umva ngiye kuririmba warura ngiye kuvuga ngo ibintu byanjye abafana bawe ntabwo bakora iki ni ibintu ugiye kuririmba birabe bisengeye ko tumaze kuririmba n'indirimbo z'Imana ururimi rwawe ruzahera mu nkanka cyangwa rukagobwa gerageza uririmba ibintu nyine byajyana n'amarangamutima dusanzemo ngiye kuririmba ibintu gusa kabisa yubahe bitewe uririmba indirimbo za Nessa hano Japani za Nessa Samboya ndabana icometse foni ngo ntiza nanjye numveho ngirira imbabazi nguheho izo ni iz'isanamitima zo ntacyo zitwaye izo ni iz'isanamitima zo ntacyo zitwaye ngo ntiza nanjye numveho ngo ngirira imbabazi nguheho kuko nanjye singitereka akinyuma ubu bakinyuma nabuze melodi yakinyuma bayikubise mu kanya katambutse papa wanjye yaguze papa wanjye yaguze igare kugumira ndibona nuza melodi ariko izo nizo ndirimbo abafana bawe basi ndibaza ko ibyo bintu abafana bawe ntabwo babikunda turirimbire aba bantu na Dumba wabo akinyuma bumva ukuntu ari akaririmbo keza n'ibintu bakinyuma kubita akinyuma baje gukura warangiza ugatangira kunyibwirira ngo Dumba ngo abafana banjye ngo ntabwo bakunda ibigango byawe ceceka wumve nyine ukuntu bigenda icara urumva twahoze dusanga n'amabanda asaza abantu bakuru nyine babamo abantu batatwikaga kera kuko buri generation igira bubu urumva ibaze ko nk'ubu ngubu witwa ubu warahoze uri n'uwa kera rero noneho mbona ubayeho nk'ubuzima burenze bubu kuko kera n'ubundi ahantu wigaga namenya amakuru yaho ngo byari ibintu bicika cyane umwe mu bantu bakorera buriya dufite mu muziki nyarwanda kuko abana bawe bangana na Kiss muvuze se ngo kuririmbira imbere y'abantu bakuru nyamara abafana bawe barimo baravuga ngo Gatarina yasigaramo birimo ikibazo cyanjye barimo barakigusubiriza oya mfite playlist ntukagengeranye n'abahanzi ngo complete me yasigaramo anya playlist uzi playlist ifite ukuntu bingana yewe mfite ubwo guperforminga bigibura nk'amasaha 5 non stop indirimbo ndimo gusa nyine indirimbo zanjye n'indirimbo nafatanyije n'abandi bahanzi ubwo rero playlist yanjye ntukayikinishe kuko iri ku rundi rwego buri audience yose nayikoreye imiziki yayo ariko hit zawe zavamo izihe hit zavamo none se ukuyemo urumva indirimbo zawe mvuga ati izi ngizi zaradukora urumva ngewe nyine nacyo kibazo ngira cyo kuganira n'abantu batumva umuziki neza buri audience yose igira ibyo ikunda abantu bameze nkawe bakunda ibishego ariko buriya abayobozi ntabwo bakunda amahiti abayobozi bakunda indirimbo nziza kandi izo nzifite ku bwinshi nyinshi cyane iki kibazo kirimo kirakubwira ngo kunkanda mwa ibijyanye na playlist byo byihorere kuko buri audience yose wambaye y'abantu bakunda umuziki nabaha umuziki cyane kandi ujyanye na uzi indirimbo wasigara indirimbo zawe zifite miliyoni imwe urumva n'ubundi abo bantu ngo nabagiye kuziririmbira ntabwo ari abantu b'inkunda rubyino abantu bafite amafaranga buriya ntibagendera ku bintu nk'ibyo sinakubwira ngo buri audience igira ibyayo abafana bawe iyo barakaye bahita bamera nkawe nk'ubu barimo barabwira ngo Dumba kuramo ingofero ngo reka yambaye
akarabye buriya buri kubanukira hariya bavuga ubundi indirimbo zisigara nta nimwe bishobora kwegera Habibi. urumva mu indirimbo zisigara zawe ukuyemo ibishegu nta nimwe ishobora kwegera Habibi. kubivuga utari kubara naho ubundi ndagira ngo mwibutse ko mfite na za Katerina yo turayizi twayemeye. none se kuki bitabyumva neza kandi nakumenye ndagira ngo mbikwibutse nkomeze mwibutse neza abantu bafite amafaranga bumva akazi kikaryoshye umutwe wa Ben kandi buri bake cyane tubikora imiziki ya Ben. ibyo ngibyo ntabyo ndi buganire buriya narabirangije aho nabivugiye turagufite ufite gutya. Ese ntabwo nzongera gutanga wabonye show Ben yakoreye Kampala? iyi nayibonye ari fresh. Umva ndakuzwa amatiku we narakuvumbuye. Muvugira uko vuga ngo I love you Ben. ngeze ndi Pamela abantu barikundaniye. Oya Ben kunyire you love Ben nka mukuru wawe, you can love Ben nka brother wawe. utavuga abandi ugusubira kuri umuntu wahavunaniye kuvuga ngo I love you Ben. nabyo nawe kandi rero Ben yaragufasha araguhobera kubera gukunda. Niba guhobera umujene bamutamye abyutse mbona afite amanyobejwe ibyawe kumba arajunditse. oya nukuri kw'Imana Ben ntabwo nzongera gukora headlines nkubwire hari ibintu ntazongera gukora uko wagerageza kose sinzongera gukora headlines mu Rwanda zivuga ibintu ubwo baragukanda nawe bameze nk'akasuku n'ubwa mbere nari babona akasuku ati nta muntu wankanze reka nta muntu umbwira ibyo gukora dumva mwese mwansanze aha ubwo bagiye bakubwira ngo uzajya uzubatamo. nkubwire platform zanjye ntago zishinzwe gupromotinga abahanzi mukunda. urumva ikintu muzajya mukora nuko muzajya mujya kuri platform zabo nabo tukareba ko imibare izamuka bakavuga ibyo bashaka nk'uko nza hano nyine nkidagadura nkaganira n'abantu banjye. naho ubundi buri umuhanzi wese afite uburenganzira bwo gukora ibintu ashaka ukuntu abishaka nk'uko ndi gukora ibintu nshaka. oya ariko umva reka nkubwira akantu ngena umuntu wenyine ujya unyishyura noneho kuva niwo munsi abantu bakomeye utuzi kwa mugani twahehe umuntu wenyine nge wari wanyishyura amafaranga muri iyi showbiz kinyose urumva inyandira ku Kabusunzu. umuntu wenyine ujya unyishyura amafaranga muri iyi showbiz ni wowe. nako Kigali ntabwo yari bwanyishyura aho kugira ngo nguhe amafaranga urumva nashaka abantu b'indushyi urumva nkayabihera kuko bari abana barababaye ibintu bikagira umuntu wenyine wowe umva impamvu n'igiteri ntabwo ikibazo cyagira amatiku kandi uyakora ubikunze uzi ko ufite amatiku buryohewe ndakureba nkakwibwira ikintu kiryoha iyo ushoye itiku rigafata uko warishakaga neza uba uyifite hariho abantu urumva hariho abantu bazana amatiku ugasanga amatiku yabo bamaze umunsi wose barimo barashora itiku ukava mu gitondo saa moya urimo urashora itiku kugera saa kumi na mbiri ibyo bishora agatiku kaza kumara isemeri cyangwa ukwezi ubu ni iki urumva kubera ko amatiku buriya iyo utinze mu kintu ugera ukakimenya agera aho akubana akarande ku buryo iyo ubyutse ikintu
ntatiguri hari ishoriri ariko nanjye ntabwo mbikunda iyi myidagaduro yacecetse ntabwo mbikunda ariko ibyo bintu nabigushimira cyane Bruce kuba nuko abantu batajya batekereza kure atagenda batarakura abantu ntabwo bajya batekereza kure ngo barebe koze njye mbona abantu abikiye mu biganiro barimo barakuganira urumva kandi barimo barakuvuga nabi kubera ikintu wakoze ariko batarimo barakonsidaringa ko de fact ntabwo bakabaye bikiye aho ngaho barimo bararebwa no kurebwa n'imibare yawe iri myinshi iyo utaza gukora icyo kintu ukora noneho question ikaba wagikoze ugishaka cyangwa wagikoze bikugwiririye kandi njyewe icyo nababwira ibi bintu Bruce aba yabikoze abishaka kugira ngo mushobore gucuruza icyambere urumva ubundi baravuze ngo hatukwamo nkuru zitukwamo nkuru muri icyo n'ikinyarwanda hari ukuntu ucunga ukabona uko ibintu bitakomeza kugenda neza ni wowe abantu bose nk'ubu ngubu mbise mfata nk'ikimogi nkahita nkinywera nka hano mu gitondo bari muri vuga ngo kubera icyo abahanzi bishwe n'ibimogi kandi ari nyenye ukinyweye ubwo na ba petit frère na ba grand frère bose kabamataye I know icyo nicyo bisobanuye noneho hari igende ndeba nkabona niba cyo gufokasinga ku bindi bintu ahubwo twebwe nk'umuhanzi turatakaza vale ndabibona noneho abantu tubatemo ntawamenya icyo bakundira ntabwo bajya bamenya ko bataye ikintu ushaka kubasobanurira ni iki ngiki ni kwa kundi umuntu aba afite inyanya ubundi afite ibitunguru noneho ugasanga wowe uri hari urimo urasakuza ngo muze mugura inyanya hano muze mugura inyanya hano muze mugura inyanya noneho warekera ko gusakuza bagahita bareka kugura inyanya bakajya kugura ibitunguru noneho ubwo nkahita nibaza koko niba ibyo bintu bivuze nubwo bitanze nk'urugero ubwo nk'umuryaga inyanya reka tuvuge ko yazikoragamo isosi ahita akora ibitunguru noneho ni hahandi usanga umuntu atajya no gukora isosi y'ibitunguru bavuga ngo hari umuntu wikatira abantu mu mazi ngo buriya karabataga kabakatira ibitunguru mu maso uragira ngo nk'iriya nkuru yasabe akatira ibitunguru mu maso iyo tuza kuba twabanjemo ya bebe na kanda uragira ngo yasabe ibitunguru yari kuzazamuka nyine hari ukuntu ubona ari bibi hari ukuntu ubona Rusine ari hano Rusine n'umwana w'imbwa sa Rusine wa training niba utari busy wa training uri he kugira ngo Rusine cyangwa niyo yagiye kureba imbwa yaho kaba yajyaga kwiherera ikarira ikaboroga amagara veterineri hageze mu mibonano mpuzabitsina noneho kama we ngo afite imbwa ijya mu kibari yarabitubwiye turi kumwe ngo afite imbwa ijya mu kibari ubwo noneho ngo yitashisha atwereka amaraso arese Rusi yo ntabwo ndi bubivuge niba utabishaka nyine ariko nimba bivuga nubivuge gahunda zaratunganye imbere cyane tuba tuganira nk'abantu b'abaturanyi we ntabwo wamenya mbonye ibintu byose dumva bimunaniye pe bigeze kubaza Rusine kera akizamuka baramubwira ngo Rusine ngo uhuye na perezida ngo ubu ngubu uri kumusaba ndimo ndakubwira ahantu Rusine yavuye ko ari habi ngo ugomba kumusaba ngo ikintu ewana ukabwira ati nicyo kintu ugomba gusaba perezida wamusaba iki kumwe bashyize element imbere ya perezida cya Rusine kita kivuga ati kabisa nyine namusaba kamera no kuri kwibara mu bintu byose yasaba perezida ngo namusaba kamera nyine yumva ubuzima bwanze akeneye kamera ibyo bibazo si uzwo kuri TV kunjyana bakambaza kani urabimaze umwana turi kumwe ibisambo Kenny
Kenny na Mubi bashobora kurya inzu yose urumva reka tubirenge biyorere kuri TV10 bigeze kumbaza ngo nyine ngo bibazo ngo by'ubwenge Mubi nawe wakubise umuntu Kenny mpa amafaranga yanjye ugabanya amatikore nta internet ufite tinya ko ngiye buri muntu bafite itiku namushora Kenny mpa amafaranga yanjye kizo Mubi wakubise umuntu barimo baragushaka mba nkubwirese shika dukomeza twari tugize shadumba ujye witwara nawe nk'umuntu mukuru kubera mvuze ukuri amabanda arasatore urinze uzana uruhare ukigira amatiku ariko bino narabyize birakira amezi 3 cyangwa 4 iyo wivuje neza birakira hano indera tujya tunabivura babye kwise nibyo nizere oya genda buri yakogombye kumukora indera none ukora kuri KZFM oya nageragiye gusura umuntu barambwira tabari ariko hano hari n'igitanda ushatse wanarara ndababwira nti muramenye ya urumva kuri TV10 bari kumwe na Mubi cyane waruje kuvuga iki TV10 barambajije imodoka ya perezida igira imyanya ingahe urumva kirananira ntabwo ndi ishuri ariko ikiganiro kirangiye mbaza uwo mudage ndabaza ni byibura wowe urayiyo myanya we ngo nanjye ngo ndayikeka nawe wakivuga we ibintu utazi ntuzongere kubimba urambaza imodoka njye nawe tutagiyemo ukamuza ngo ibamo imyanya ingahe ariko ngo uko bigaragara kuba nyine ngifite ngo nk'imyanya wenda ngo nk'itanu nawe ni wigereranye ibi bintu uri kumbaza we wabasha kubisubiza ati reka da kandi ugarabimbarije ngo ndaburize basohoye ibibe byahahiye biri byose ako ndebera umurezi kizi afunguye akarayivuki umara no kona tubita ngo ndikwereka abantu ukuntu nywa amata yari umuntu uri kumamagara noneho narizi ko elementary idage kizi ni idage reka kuba umuproducer muri hari ikintu kimwe bisaba icyambere oya wenda ubudage bwo kizi ntago ari umudage kizi ntago ari umudage ahubwo kizi ntago yihuta no tinya umuntu rusi tinya umuntu akiri inyuma ya boss ahita agenda afungura akarayivu mbase mubwire umuntu witwa Audrey Kala uri kumpamagara ndi kuri live nawe ukampamagara ukimpamagara nkumva ibyo ndi kuvuga biri kwisubiramo buriya urumva utabirekara nasari hano ari hano kuri live none ari kumpamagara nawe akavuga nawe ufite abafana nk'abakasuku okay wari requestinga abana bakasuku no bari akira yivuga itatajya kumpamagara ndababeshye iki dore ngucyo